nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Yes, twongeye kubasubiza mwese mudukurikiye, mwese mudukunda, mudahwema kuduha ibitekerezo no kuduha likes yanyu no kutwereka ko mudushyigikira umunsi ku munsi. Uyu munsi twamanutse twagiye Kibungo, ni Kibungo mu murenge wa Remera, ahantu hari abana abavandimwe batatu mu muryango wabo. Twamaze kuganira n'umubyeyi n'ababyeyi babo bombi. Abana abana batatu mwarababonye, n'utarababona nta bana bafite uburwayi bukomeye, uburwayi bagize mu gihe kigera ku myaka ikabakaba muri 20 bateguka batava mu nzu, byose babikorera aho baryamye. Ariko Uwiteka ari kugenda akora imirimo, Imana iri kugenda ikora imirimo, bari kugenda boroherwa nubwo batarabasha kugenda, ariko baragerageza bakabahaguruka bagafata akabando bakijuma bakajya hanze. Abakunzi ba ZOOM TV reka tubaganirize, ni harimo mushiki wacu umwe hano, reka tumuhe mikoro atangire atwibwire, hanyuma amakuru ni meza. Umwaka mushya muhire Tuwusangire. Amina. Hanyuma witwa nde? Nitwa Murekatete. Witwa Murekatete. Irindi? Jeannette. Yes, yitwa Murekatete Jeannette. Hanyuma reka tugiye no impande ya musaza wawe tumwegereze mikoro, hanyuma wowe uratangira twibwira nawe. Tunatsinze. Turatsinze irindi? Kunzitane. Nawe yitwa Turatsinze. Hanyuma hari na mugenzi wacu uri hariya ku ruhande, nawe reka tumwegereze atwibwire. Amazina yawe? Ayimenete. Dusabe umuremyi Ayimenete. Yego. Nawe yitwa Dusabe umuremyi. Ni Dusabe umuremyi, ni Turatsinze ndetse na mushiki wabo nabo bamaze kutwibwira. Hanyuma reka abari baduheraho amakuru y'iminsi. Amakuru y'iminsi ni meza. Umeze neza? Meze neza. Dusaza no mumeze neza, tuvuta mwisize mwipodoye, hano n'akanyama kari guhumura imiko byasa kose. Mwari mwabazi ihene se hano, babagiye ihene cyangwa babazi inkoko? Kanumva inyama zo kubonana zigihumura. Nagahene. Agahene hano mwarakabaze murarya ibintu bigenda neza. Agavuga tureba hariya kugira batagira ngo dufite n'isoni. Ntago twagize kubiha ko twariye n'inyama. Ko witwa Murekatete. Murekatete. Hanyuma ugashize nabonye mwaragiye kwivuza, nibyo koko? Nibyo. Wivurije hagana? Ninde. Mukecuru kukubwira ati kureba inyuma ushaka cyari inyuma. Wivurije ndebe. Yego. Hanyuma mwahamaze igihe kingana iki niba ukibyibuka neza? Ni kirekire. No kwezi. Muvuye ejo bundi. Hanyuma rero Murekatete ni nawe bambwiye ko ubasha kuba wakihagurutsa ugafata akabano cyangwa ukagendera ku nzu ukagera hanze ukota akazuba mu gihe mukecuru adahari cyangwa ari mu yindi mirimo. Nibyo koko ibintu biri kujyana biza gake gake? Nibyo. Hanyuma mugera i Kigali, reka tujye mu buzima bwa Kigali. Kigali ni iki gishya wahabonye cyangwa ni iki kidasanzwe wahabonye? Ni imodoka n'amazu. N'ubwa mbere wari uhageze ariko niko bambwiye? N'ubwa mbere. N'ubwa mbere. Habonye imodoka byinshi n'amazu menshi. Hanyuma se ariko ngo babahaye ngo gahunda yo kuzasubira kwa muganga, nibyo koko muzasubirayo? Hanyuma se imiti muri kuyinywa neza cyangwa hari igihe bikijya kigera mu kwizubaza ntimuyinywe? Turi kuyinywa. Hanyuma icyizere rero, ufite icyizere cyo gukira, icyizere cyatangiye kubuza ukurikije ko ibintu byari bimeze nuko bimeze ubu ngubu? Kugira ngo mujye kwa muganga rero n'ibandi babigizemo uruhare, hamwe wamubazi? Ntabwo. Ariko barahari uko byasa kose? Warabyumvise se ko ari inkunga babateye cyangwa ari ubufasha bahaye mama kugira ngo abajyane kwa muganga? Ni inkunga. Yarabonetse? Hanyuma rero tutaragera kuri basaza bawe, ni iki dore ko urugendo ruracyakomeje, uracyashaka kwivuza, ni iki wumva mu mutima wawe? Ni ibihe byifuzo nka bitatu ufite uvuga ati mpuye n'umuntu runaka ukomeye cyangwa ukaze ufite ubushobozi nabimugezaho, cyangwa ngo abadukurikiye ibi byifuzo nibyo bitatu mfite cyangwa bine, cyangwa niba binarengaho nabyo bivuge? Icyifuzo ufite ni cyo kuba nakira. Icyambere no kuba wakira.
kandi uzakira nanjye ndabyizeye. Mm. Icyifuzo cya kabiri ko muri konseka si nibyo. Icyifuzo cya kabiri rata. Ndumva nta kindi. Nase ibyo kujya mu ishuri. Ndabyibutse. Mfite icyifuzo cyo kujya mu ishuri. Icyifuzo cyo kujya mu ishuri. Hanyuma uramutse ugiye ku ishuri cyangwa se ugize amahirwe yo kujya ku ishuri, wumva ari iki ushaka kwiga kurusha ibindi, cyangwa ari iki ugenda wakanavuga ati iki nicyo nzaheraho ntimenye tu? Gusoma no kwandika. Gusoma no kwandika. Kandi ntabwo ari wegeze ukandagira mu ishuri na rimwe. Hanyuma iyo ubonye abandi bana biga bari munsi yawe, wumva byakira uti ubona abana biga kandi wowe utarize? Nanjye mpita mbyifuza. Utabyumvuze ukumva ugize ishyaka ryo kuzajya ku ishuri? Se barakubaje ngo urwaye imvunja? Asa neza, wabura imvunja cyane? Nta mvunja ndwaye. Nuko ari kwishima. Hanyuma reka tujye kuri turatsi amakuru yawe wowe. Amakuru ni Ibintu ni amahoro. Ubona ariko hano ejo muri bwari kuvuza ubuhanga mwarakaranze kuri kaburimbo niho babyumvise. Nibyo? nibyo. Babatekeye iki rero kubona? Batekeye inyama. Babatekeye inyama. Ziracyari humura hano. Hanyuma turatsi ejo bundi ugira gutya ujya Kigali nubwo rwose utarujyanwa n'ibintu byiza, ariko ntabwo ni na byiza kuko ari ugiye kwivuza kandi biriko biraza biri kuza, ndabona urimo koroherwa ukurikije uko wari umeze mbere. Nawe hari icyo ubona hari kiri kuza, ubwo hari impinduka wiyumvisha mu mubiri kuva wajya kwa muganga? Wumva rero ari izihe mpinduka zaje? Nimubwo bose zaba ari ntoya, ariko nizihe mpinduka wabwira abadukurikiye bati hari kiri kuza ku buryo nabo bumva koko ibyo uri kuvuga ari ukuri? Icyo numva nuko ngiye gukira ntacyo. Cyumva no kugiye gukira kandi ufite icyizere? Yego. Hanyuma muri Kigali muva hano mujya kwivuza cyangwa muri kuvayo, hari mumara kwivuza hari ubwo babatemberera muri Kigali cyangwa mwavuye mu bitaro muhita mugaruka hano Kibungo? Twavuyeyo duhita tugaruka. Ariko mu mihanda ya Kigali mwaratembereye, mwageze CHUK niko mama yambwiye, mugerana no ku bitaro by'Indera. Iyo mihanda muri kwigenamo ni iki? Niba hari hakiri kare izuba ryari kiva, ni ibiki wabonye bidasanzwe muri Kigali nk'umuntu wari uhageze bwa mbere n'umushangano bwa mbere wahageze? Twabonye imodoka n'amazu menshi. Mwabonye imodoka n'amazu mutigeze mubona inaha? Ese ni nk'iki wabonye ukavuga ati nanjye ndumva ninkira nkajya no kwiga nzagera kuri kiriya? Naco. Cyane biriya bizu wowe bituyemo byakugwa nabi cyangwa birura mu modoka urutwaye byakugwa nabi? Oya. Nawe urumva ushobora gukira, wumva uzakira, hanyuma ukaba wakigura ikimodoka cyiza nka kiriya, ukagura ukubaka n'uruzo nka ruriya. Ntumvishe ubishatse? Nyeze nanjye nakubaka inzu nk'iriya nkagura n'imodoka nziza nk'iriya. Yego. Ariko kubigeraho nabwo bisaba gukora ndetse no kwiga. Wumva se hari icyifuzo cyo kwiga nacyo ufite? Wavuze ati icyifuzo mfite ni ugukira, hanyuma uretse no gukira nyine indwara igakira ikagenda, nta ikindi cyifuzo ufite kwiga hari ubwo biza mu byifuzo byawe? Nyine mbonye ubushobozi nabwo kwiga nabwo najyayo. Ni ukuvuga ngo ubushobozi ushaka bwo kujya kwiga n'ubuhe? Ni ubw'amafaranga? Wenda mbonye nk'ufasha akanjyana najyayo. Ubonye gufasha akakujyana wakiga kandi uba wumva wabishobora? Wumva rero imyigire yawe ugiye ku ishuri ari iki wakana ari cyo wavuga ati ndashaka kwiga iki ngiki kandi nzakimenya? Kwandika no gusoma. Kwandika no gusoma n'imibare? Ariko arya niba wambwiye ngo ukunda n'imibare? Byose ntacyananira. Byose ntacyakunanira wagezeyo? Uzavamo n'umuhanga kandi uzabishobora, kandi abyizeye ko uzajyayo. Hanyuma nawe twegerere, reba hano. Hanyuma ongera utwibutse izina, hanyuma nawe tubwire uko iminsi mikuru yagenze. Nitwa Dusaba Umuremyi.
dusabe muri iminsi mikuru yagenze iti neza akanyama karabonetse n'umuceri hanyuma ejo bundi mwagiye kwivuza mwabonye ubushobozi bwatumye mujya kwivuza ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka ikabakaba 20 muryamye ubwo bushobozi mwamuzi aho bwaturutse ariko abavandimwe bavuze ati ni abantu badufashije hari abantu ngo babafashije bajya kubavuza nyine ubuvuzi bw'ibanze kandi n'abadukurikiye tujya gusoza muragira icyo mubasaba ariko banabisabye bagenzi bavuze ati turasaba ko twavuzwa tugakira neza hanyuma tukajya no mu ishuri hanyuma wowe icyifuzo cyawe ufite ni ikihe mu buzima bwawe bwa buri munsi nanjye ni icyo ngicyo kihe nyine cyo kwiga hanyuma se ukurikije uko mwari mumeze mbere mutarajya kwa muganga no mwagiye kwa muganga ubona hari intambwe yatewe nyine mu buzima hari ibiri kugenda biza kwamba nase njye nta gihinduka ibyo ndabizi wowe wumva nta gihinduka hanyuma ariko uba wumva nyine abagira neza bakomeza kugira icyo bakora kugira ngo wenda nawe ubuzima buhinduke uhaguruke ugende nk'abandi bose hanyuma se aho uryama ntabwo ujya ubasha kuba wakihagurutsa ukaba wagenda hanze ariko ufashe ku nzu ibyo byo ndabishobora ariko nabyo nyine bitangiye ubu ngubu urumva ko rero hari icyizere cy'uko ubushobozi nibuboneka mukavuzwa byose bizashoboka hanyuma abakunzi ba ZOOM TV aba ni abantu batatu twavuye i Kigali tuje kubaganiriza batubwira ko nyuma y'uko bavujwe bagize bwa mbere kwa muganga hari bamwe bifitemo icyizere ko bazakira cyane ko bumva ko hari impinduka batangiye kugera mu mubiri cyane ko harimo abashobora kugira gutya akivana aho aryamye agahaguruka nyuma tugenda tugana ku musozo mu buzima mubayemo hano mwaba mujya mugira gutya mukajya hanze cyangwa babafungirana mu nzu ntimusohoke tujya hanze mujya hanze se mugakina n'abandi bana bagenzi banyu cyangwa mukaganira nyine mukishimana mukidagadura yanjye sinakina kuko ntabwo nabishobora ariko iyo mwiciye gutya nyine bakaza bakamugakora nk'uruziga namwe mukicara muraganira nyine mugatera udukuru n'imigani mugaca n'imigani mukanasakuzanya gusakuza ntabwo nabikora kubera iki niko murekate gusakuza ntabwo bizi ariko muraganira nyine bisanzwe mukishimana bagaseka namwe mugaseka nta kibazo hanyuma tugenda tugana ku musozo turatse ni iki uretse nyine ibyo byifuzo watubwiye nta kindi kintu mwarenza mwabwira nyine badukurikiye mbere yuko tugenda nake tubwo mwifuza ko nababwiye nike ubwo mwifuza ko nababwira cyaka kuri ku mutima kaba ari ugushimira kwaba ari ugusaba kwaba ari kugira gute sinzi akajambo kuri ku mutima wabwira nyine abadukurikiye hano kubashimira nababwira ati mwakoze ariko ntabwo dushimiye cyangwa uzadushimira ejo ndabashimiye kuba mwasuye hanyuma hano murekate hano ni wowe twabonye uri sharp cyane uzi kuvuga uzi no kuganira umukecuru yatubwiye ngo ni umukristo arasenga hano mujya mufata umwanya wo gusenga harya muri abarokore mama muri abarokore muri abakatolike muri abaprotestante hanyuma se namwe bajya bigisha gusenga basi namwe harya mujya mufata umwanya mugasenga hanyuma rero ubwo dusoza tugana ku musozo reka tuguhereze umunota umwe udusengere usengere n'abo basaza bawe kandi oya uradusengera uko ubishoboye urabyanze hanyuma ngaha tubwira ijambo ridusezerera natwe dusezere nyine twitahire dusubire i Kigali uvuga ngo icyo ubwo
mwakoze kuba mwadusuye. Tuzagaruke Muzagaruke mudusure. tuzagaruke tubasure. Twabishimiye. Mwatwishimiye cyane. Natwe twabishimiye cyane, wowe uzi no kuganira, naturatsinze nabazi kuganira, uriya niwe witonda, ariko nawe uzajya uganira uri kure. Abantu babona babaye kandi ari ubwitonzi. Burya ngo iyo umuntu yitonda cyane nabwo kwitonda cyane ngo umuntu ashobora kurwara iyo yitonze cyane. Unyuzamo ukavuga nawe ukizihirwa nk'abandi. Hanyuma rero namwe mwakoze kuduha umwanya ngo tuganire, kandi Imana ibaho umugisha. Gusa nyine ibyifuzo byanyu Imana izabikoraho hamwe n'abantu n'abanyarwanda n'abandi bose, ari abo hanze, ari abo muri diaspora. Diaspora no kuvana abantu baba hanze y'igihugu. Murabizi ko hanze y'u Rwanda haba ibindi bihugu, harimo bize ntabyo nari hari ibindi bihugu nimujya kwiga byose muzabyiga. Bari hari abantu hatuye, ariko mwamubizi ko hano ari mu Rwanda. Igihugu cyacu murakizi cyitwa u Rwanda. Umuyobozi w'iki gihugu cyacu se mwamuzi? Oya, ntabwo mumuzi, ariko nawe muzamumenya. Yitwa Paul Kagame, perezida wacu. Nibyo nababwiraga nti uretse iki gihugu turimo cyitwa u Rwanda, no hanze yacyo hari ibindi bihugu. No kuvuga ngo hari abandi bantu batuye hanze y'igihugu cyacu, harimo n'abanyarwanda bagiye guturayo. Ubwo bose turabizi neza ko badukurikiye kandi ko bazagira uruhare mu kudufasha mu gakira. Siko bimeze? Hanyuma abakunzi ba ZOOM TV, reka natwe dusoze. Turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima. Mukomeze mukunda ibiganiro byacu, mukomeze gukanda kuri subscribe ndetse no kuri notification kugira ngo ibiganiro nk'ibi bikomeze kubageraho uko tubishyizeho. Hanyuma namwe muduhe ya nkunga yacu, ari inkunga yo gufasha abantu. Nimero mukecuru yazibabwiye, ufite 1000, ufite bingahe, akora uko ashoboye abyahiriza kugira ngo uyu mukecuru avuze abana nabo ya ntumbero yabo cyangwa cya cyerekezo cyabo bifuza bazakigeraho kandi bakigereho neza. Yes, uyu nkuko atangiye bivuga ni wa mubyeyi w'aba bana mwabonye mu bitangazamakuru bitandukanye. Abana bafite uburwayi bukomeye cyane, n'abana 3 bafite uburwayi bari bamaranye imyaka isaga 20 baba mu nzu bateguka kubera ikibazo cy'ubumuga bari bafite. Ariko Imana hari yatangiye guca inzira, batangira kujya kwa muganga. Mu mwaka wa 2020 bawinjiyemo batangiye kwigirira icyizere cy'ubuzima. Mama, reka noneho utangire utwibwira amazina yawe, utubwire n'abana bawe 3 amazina yabo, hanyuma nabo mu mwanya ndafata umwanya mbaganirize, mbabaze uko biyumva nuko n'ibyifuzo byabo. Ariko reka nkawe umuvugizi wabo cyangwa umubyeyi wabo ufite akabaraga, utangire utwibwira amazina yawe, hanyuma ujye watubwira n'umuryango nyirizina. Busanzwe nitwa Mukakabera Merita, nkaba ntuye mu murenge wa Remera, umudugudu wa Murambi, akagari ka Kinunga. Rero ndi mama w'abana 11, ariko 3 nibo bavuyemo bagira ikibazo cy'ubumuga. None nicanye nabo hano, umwe yitwa Murekatete Jeannette, undi akaba yaravutse mu mwaka w'1983. Ubwo dusenga Umuremyi Ayimereki yavutse mu 1993. Turatsinze Augustine yavutse mu mwaka w'1995. Rero ubwo bumuga bwabo bwafashe mu mwaka w'2000. Nibwo abana bafashwe, akagenda bafatwa akamara icyumweru, undi icyumweru cyashize undi nawe agafatwa, icyumweru cyashira undi nawe agafatwa. Nibwo bumuga bwabo bana banjye. Yego, no kuvuga ngo ni abana 3 nibo bari imfura cyangwa barakurikirana n'ubundi bari mu bahereze muri abo bana 11 mwari mwabyaye? Abo bana ntago ari imfura. Murekatete ni wa 3. Dusenga Umuremyi ni wa 4, ni wa 8. Yego. Turatsinze ni wa 9. Ubwo rero abo nibo bafite ubumuga nyine. Yego. Yes, ni abana bafashwe mu mwaka w'2000 kandi bafatwa bakurikirana. Hari ikintu akenshi mu muryango, by'umwihariko abantu babatuye mu bice by'ibyaro, iyo abantu bagwiririwe n'uburwayi bukomeye nk'ubu ngubu, akenshi hari igihe bamwe batangira kuvuga ko ari imyuka mibi, abandi bakabyitirira amarozi, bakabyitirira ukuntu gutandukanye. Ese mwebwe icyo kintu kikiba ntago byaciye igikuba ngo byatuma mwikoma abaturanyi muvuga ko ari, cyangwa abandi bantu mutari mubanye neza muvuga ko ari bo bashaka kubavutsa ubuzima bw'abana banyu? Ngiye muri ibyo byose ntabyo nigeze ntekereza. Navuze ko uko Imana yabampaye ariyo izi uko bizanagenda.
ntabwo nawe kwitwaza umurozi ntawe nabonye wandogiye, ntabwo nawe kwitwaza ngo abadayimoni simbazi, cyo nzi imbaraga z'Imana zonyine, kuko nta mudayimoni uri mu muntu ngo avuke, nta mudayimoni utera inda, abantu baravuka ubundi bakanapfa. Nzi ko ibyo bintu bibaho kubw'imbaraga z'Imana, kandi icyo wizere nicyo kikubaho. Yes, hanyuma umukimara kubona abana barwaye uburwayi bw'amayobera, reka mbivuga gutyo, mwebwe ntabwo mwihutiye gutekereza ibindi, mwahise mutekereza inzira yo kugana Imana. Ese mwatangiye kujya ku musozi gusenga? Buriya hari abemera Imana nyine, hari abasengera ku misozi bitewe n'ikibazo bahajyanye, hari abasengera mu butayu, mu buvumo, mu mazi. Mwebwe icyo kintu mwahise mugifata, icyo kibazo murakikorera mu kijyana ahantu hatandukanye kugira ngo koko Imana irusheho kucyumva nk'uko abemera Imana babikora? Ibyo byose ntabyo nakoze. Impamvu ntabikoze, habaho uza gutera ubwoba, habaho uza aguteranya n'umuturanyi. Inavuze nko natwe yonda niherereye nkamubyana niherereye, niko Imana izabakiza niherereye. Kuko ntabwo nashakaga kwiteranya n'abantu, umuntu ashobora kuza ikintu cyakuba akaguteranya na runaka nawe ugasanga ubaye mukato kawe ka wenyine. Nibyo ntigeze nishyiramo rwose. Hanyuma mama, urumva bagize ikibazo cy'uburwayi ari abantu bakuze, nkurikije igihe bavuze bavukiye mu 2000, wari ufite imyaka mike, ashaka ko yari ufite imyaka itari munsi y'10. Ese bafashwe barageze mu mashuri, baratangiye kwiga? Niba barigaga amashuri bari yageze he kuri buri umwe cyangwa ntabwo bigaga n'ubundi? Abana ntabwo bigaga, kuko muri Katete namubyariye ahantu aho bita Ndego Kabare ya 2 muri Cyarubari. Amashuri yabo yabaga kuri, ntabwo nabuze bikira umwana ngo najye kwiga ahantu bitaga Kabukumbya cyangwa se Zabara, kuko ntabwo bari kugerayo. Ngo nawe wihoreye jenoside ibaye nibwo twahise tuza hano kuri Remera, ni ukuvuga ngo nyuma ya jenoside nibwo abana bafashwe. Icyo gihe nabwo nta bushobozi nari mfite, kuko nari nyifonda bushya bwo kuba nabashyira mu ishuri, kuko mu byiyumviro byanjye numvaga ko igihe cyo kwiga kidashira, numvaga ko nimara kubona ibibatunga aribwo azajya mu mashuri. Mu gihe cyo kubajyanayo rero nicyo gihe bafatiwe barwara, ubwo ncika intege nyine. Yes, hanyuma bakimara kurwara hari ikintu kibaho cyane ngaruke nabwo mu miryango cyangwa mu baturanyi, ukabona umuntu aratewe cyangwa ahuye n'ikibazo nk'iki, nabo bakamucika bati ni bya bindi byo kwa runaka, cyane ko uburwayi nk'ubu akenshi hari igihe nkunda kumva ahantu uburwayi bwibasira nk'ubu abantu nabo bagahita bagutera umugongo, ugatangira guhura n'ibigeragezo bikomeye. Icyo kintu cyo mwebwe ntabwo mwagize muhura nacyo muri ibyo bihe abana bagitangira kurwara ubu burwayi? Ibyo byo ntibibura mu bantu, kuko hari ahantu nta bururuntu. Ubwo abantu nyine bagendaga batangiye kujya bagenda gake, ariko ndavuga nti ibyo byose kuba nta mama mfite, nta na mwene mama ni Imana, data n'umugabo nashatse, tuzarwana urugamba kugeza igihe Imana izatuvanira mu buzima. Ubwo kuntu twabyifashemo. Ariko nyuma y'ubwo abantu bamaze kubona ko byose ntacyo bimbwiye, bakajya baza gake n'ubu tubana gutya. Hanyuma ejo bundi Imana igira gutya ikora ikintu nabaka ari nk'igitangaza, bwa mbere mu mateka y'ubwo burwayi bw'aba bana kuva mu mwaka wa 2000 batarigeze bacirgera kwa muganga cyangwa mu bitaro. Ejo bundi mu mpera z'uyu mwaka tunangije wa 2019, menya no mu kwezi kwa 11 hafi aho ngaho, mu kwezi kwa 12 bona bagira neza bunganyikanya, niba ariko babivuga imbaraga cyangwa bunga imbaraga, bajyana abana kwa muganga. Ese kwa muganga ukurikije uko bari babayeho ubuzima bwabo n'ubu ngubu aho bagiriye kwa muganga, ni izihe mpinduka byabagize cyane, izihe mpinduka bagize ku buzima bwabo? Mpinduka ziriho kuko harimo ushoboye gutambuka, gusa ngize amahirwe nkabona nk'umuntu wakwitanga akashakira indi vuriro rikomeye, nagenda nkabacisha mu cyuma nanone bakampindura imiti yabo, nkareba ko hari ubuzima bwakwiyongera. Ubusanzwe ubundi bivurije hehe ubu ngubu kuri inshuro ya mbere? Bivurije Indera, mu bitaro by'Indera. Hanyuma nk'ibitaro bikomeye wavuga se birenze iby'Indera bitewe n'umurwayi bafite, byaboneka mu Rwanda cyangwa uba ufite icyifuzo cy'uko byibura bajya no hanze, cyane ko ariho tujya twumva haba ibitaro bikomeye cyane cyangwa n'ubundi buvuzi bwisumbuye ugereranyije n'ubwo tuba dufite? Ubundi ko umuntu yifuza siko biba, ariko noneho mbone nk'uwo muntu nyine babajyana naho hanze azantu bavura, ntabwo yakererwa aza akabanjyanira nkareba ko bakira, kuko nshaka n'ubuzima bwabo.
mbese mu magambo makeya ukurikije iminsi mike yamaze kwa muganga n'ubuvuzi bakorewe no kuba bitaweho bitanga icyizere cy'uko bivuje neza cyangwa bavujwe neza habonetse ubushobozi bakira nabo bakagenda ukurikije ibimenyetso watangiye kwibonera wowe mu myaka 20 bamaze badahaguruka ariko ubu ngubu hakaba hari bamwe muri bo bagerageza kuba bakiyandanda bagahaguruka ubona hari icyizere gihari cy'uko bakira neza ubuvuzi bubonetse bakira. Yego. Hanyuma ubu ngubu muri aba batatu ubona wagize impinduka zifatika cyangwa zigaragara n'ubuhe muri aba batatu? Ni Murekatete niwe mbona ufite mu impinduka. Ariko n'abandi babona kwenda kubw'imbaraga z'Imana kwenda hari cyahindukaho. Mama, hari ikibazo rero kijya kiboneka mu miryango akenshi iyo bafite abana bafite ubumuga nabwo nk'ubu ngubu cyangwa n'ubundi butari ubu ukabona ababyeyi barabaheza cyane babagumisha mu nzu umwana ntayidagadura ntasohoka ngo abe yabonana n'abaturanyi. Icyo kintu cyo ntabwo muri umuryango cyaba cyarabaye cyangwa cyaba kikibaho na n'ubu? Oya, ntabwo nakwihereza abana mu nzu kuko nabo n'abana nk'abandi n'uwamubyaye amugara amurera akamukuza nafata abantu begere hanze nkajya kubaheza mu nzu. Ntabwo ibyo nabishobora n'Imana yabimpora. Hanyuma imyitwarire yabo n'abandi bana rero niba bagera hanze ubona bakina n'abandi bana bakidagadura bagasabana nta kibazo? Abandi bana baje barabegera ukabona barabavugishije bagakina twabashoboye. Mama, hari icyo wavuze ngo ntabwo bari barize ariko cyane cyane ugakomaza kuba ari ubushobozi bwabaye buke cyane mu muryango wawe ndetse naho mwari mutuye hakaba hatari hafi ku buryo abana bari kwiga tugendeye cyane nuko n'imiterere ye hambere n'iterambere ryari ritaraza amashuri ataregera. Bawe bimeze biti bijyanye n'ishuri cyane ko mwego muri kwisazira mugomba kubateganyiriza kandi ko guteganyiriza umwana kwa mbere ko iki gihe ngo nukumushyira mu ishuri hanyuma kijyanye n'ishuri ho bimeze biti? None se ubushobozi nabona n'ubuye giye nawajyanye ku ishuri ku kigo umwarimu umudiregiteri wari uhari arambwira ati aba bana ntago wajya ubona imbaraga zo kubahingira ngo n'imbaraga zo kubazana ku ishuri wongerana n'abacyuri. Ikindi cya kabiri ntago wabona wajya bajyana muri toilette ubwo ndaza hano mbicaza aho ngaho kandi ko kurebye imyubakire y'amashuri yabo ntago abana bashobora kuyigamo keretse habonetse nk'andi mashuri ku buryo babubakira nk'uko nabonye ahandi hubakitse bakabona aho bajya bagendera hasi nyine bakabona uburyo bajya mu ishuri kandi bakabona n'umwarimu bitayeho. Hanyuma inaha Ikibungo ibijyanye no kwiga inaha ngaha ku bafite ubumuga nta bigo byihariye by'abana bafite ubumuga hano muri ibi bice bya Kibungo? Oya, ntayo hari, nta mashuri ahari. Hanyuma tugendeye ku byifuzo byawe ariko uratangira kuri icyo cyo kwiga cyane ko ari nacyo mbona gikinakomeye n'iki wasaba cyangwa n'iki wasaba ari abadukurikiye ari inzego zishobora kuba zibishinzwe inzego bireba n'iki cyane ihe message watanga n'ubuhe butumwa watanga kuri izi mikro zacu kugira ngo bige? Ibyifuzo natanga nuko haboneka ikigo cy'amashuri nyine bagomba kwigamo. Ni ukuvuga ngo ahangaha kuri umudugudu abana bahari bafite ubumuga n'abangaba abandi bahari nanone nabashoboye kwijyana mu mbaraga mfite rero ko njye ndi kubakorera ntago najya mbazamu niyo nabona akagare ntago nabona ukuntu nabazamura ngo njye no kubazana icyo gihe bazicwa n'inzara kuko mbakorera. Ese icyifuzo cyane nyine nuko ubushobozi bufatika bwaza bakaba bajya ku ishuri bakanavuzwa n'ibindi byose byibanze? Ibyo nibyo byibanze ubushobozi bwo kuvurwa no kugira ngo bige cyangwa se nabona nk'umugiramana washobora kubitangira akabashakira umwarimu wenda akabigishiriza mu rugo bakareba ko bafata. Hanyuma dusoza uwareba iki kiganiro akaba yumvira hari icyo umutima umubwira kuba yakora bufasha yabunyuza hehe yabukugezaho gute? Ufite telefone? Mfite telefone. Ubwo rero bagira ubufasha ajya abonyohererezaho reka nze mbahe nomero zayo. Nomero za telefone yanjye ni 078 46 37 470. Nizo nomero zanjye za MTN. Ni ukuvuga ngo iri muri mobile money? Muri telefone yanjye ba muri mobile money. Mama, rero mwakoze kutwakira no kuduha umwanya ngo tugirane ikiganiro kirambuye ku byerekeye n'ubuzima bw'abana bawe. Nabo mwakoze kuba mwageze hano nabishimiye
nashimye ko mwaje kutuganiriza mukareba nuko tumeze. Imana ibaha umugisha, nadukurikiye nayo Imana ibaha umugisha. Nyuma reka twegere, nyuma yo kuganira n'umukecuru, reka twegere n'umusaza, nawe niwe mugabo we, niwe se w'aba bana twakomeje kugarukaho, nabo baraza kutwibwira mu kanya. Reka twegere n'umusaza nawe atangira twibwira, nako reka dutangire tumuha ikaze, hanyuma narangiza kwakira ikaze atangira twibwira. Muzehe, ikaze kuri kamera za ZOOM TV. Jewe nitwa Matabara Gusite. Matabara Gusite. Mwaka mushya muhire. Tusangire. Noheli se n'ubunane byagenze bite? Noheli n'ubunane byagenze neza. Ahubwo icyo twifuza nuko nkanjye ushaje ndashaka ngo iminsi ibe yicuma, ndiwe ko nazageza muri 80. 280 urumva ushaka kwigeramo? Turacyari muri 2020, urumva haracyari imyaka 60 urumva uri tayari yo kuyikubita nayo. Imana ishoboje ntagerayo, ariko rero nta bumenyi urupfu iyo rushakira. Ariko icyifuzo cyane nuko hamwe n'Imana ugejeje aho ngaho wavuga ati imyaka ndayiriye. Navuga nti nariyeho. Nibyo byiza. Hanyuma muze bimeze bite mu rugo? Twabasuye, nahize kubona inkuru y'urubyaro rwanyu, harimo abafite ubumuga bukomeye. Ubu ngubu ubuzima bumeze gute hamwe n'ibyo bibazo byose mwajya muhura nabyo muri imyaka myinshi ishize? Nabwo nubwo umugore yakubwiye nta kintu nasubizaho, icyo yakubwiye nicyo nanjye nari bugusubize. None nsanze rero yabyivugiye kandi yabivuze neza. Hanyuma wowe ku giti cyawe? Ku giti cyanjye jewe ububabare mfite nubwo inyuma mu mugongo no mu maso, nta handi hari amaguru ni mazima, amaboko ni mazima, ariko cyane mu mugongo hagati hano niho hamugaye nabi. Ese nawe ufite ubumuga ku buryo ntacyo ubasha kuba wakwikoresha? Yakada nibura hari hano ntubona nicyo kiguha kugira ngo uzabwire n'abandi. Ntabwo byoroshye muzehe. Ndabona ari imvune ikomeye cyane. Ubundi ikimuga gitereye aho. Hanyuma wavunitse umaze igihe kingana cy'ubana nawe n'ubwo bumuga, reka ntabwo mbwite ubumuga. Maze imyaka 27. Ufite ubwo bumuga bwo mu mugongo? Mbese muri myaka 20 nta kintu wigeze ukora? Arabona abanyahana umukecuru ashaka kuba agerageza agahinga, ibyo byose no byikorera akita no kuri aba bana. Yarakora, ariko nanjye nkagira icyo mufashamo. Nimwe se yabyifasha wenyine. Mbese nk'ubugereranyije n'ubwo burwayi bwawe n'utuhe turi mu basha? Twashoboye. Twashoboye nitwo nkora. Tworoheje tudasaba imbaraga. Naho nta kindi. Yego. Hanyuma se wowe nk'icyo cyifuzo umva ufite ari kuri wowe ari no ku muryango wawe nyirizina? Yego, ubu ngubu jewe icyifuzo cyanjye cyo nabasaba, uba afite nk'ubushobozi akamvura inyuma hangaha, akamvura no mu maso, n'abana akabakiza, nanjye naba nsubijwe nk'Imana nkazayigeraho neza nanjye ntengamaye. Muzehe murakoze cyane rero, nanjye nagira ngo tuganira, ariko ibyo nari nkeneye byibanze nako amakuru yose umukecuru yambwiye. Reka nganire rero n'abana nabo tuganire, bambwira ibyifuzo byabo, bambwira uko biyumva, cyane ko banageze kwa muganga, bambwira n'icyizere cy'ubuzima bafite. Icyifuzo cyanjye nifuza nta kindi nicyo nkubwiye, ukagenda ukazabwira uti araho, ariko ni umusaza arashaje, uretse ko afite n'abana nabo bamugaye, nawe yaramugaye, nta buzima afite. Muzehe murakoze cyane. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.